bya biyoga bisi ibyuma mwabyumvise nagira ngo mbahe amakuru bya biyoga muzasanga twarabiciye mwabyumvise hari haciyeho iminota itari myinshi cyane navuga ko ni iminota itarenga hafi 30 itangazo rya FDA rimaze kuba ryasohoka rigeze hanze abantu benshi cyane batangira kugenda barikuraho amakuru agiye atandukanye bavuga bati inganda za ngufu ndetse n'izindi inganda 8 harimo n'urwa NBG nazo zamaze kuba zamaze kuba zifungwa murabizi neza ko ari bwo hari haciyeho n'ubundi igihe nabwo kitari gito cyane bamaze kuba bavuga ko ikinyabutabire cya Tinero kitongera kuba gikoreshwa muri izi nganda ndetse kitazongera kwinjira mu Rwanda ukundi rero ubu maze kubona kwakira andi makuru atari meza cyane ku bari bafite izi nganda mu nshingano na makuru navuga ko nanjye ubwanjye ndarebye ahita ankanga ndavuga ni abanyarwandakazi burya ibintu ntago byari byoroshye ntago ibintu byari byoroshye kuko ibintu byose byatangiye tuzi ngo ni ibintu bizoroha ndetse ibibazo nyuma bizaza kuba bikemuka ariko ntabwo twe tuzi ko aba bagabo ndetse n'abagore babo biza kuba bibageza ahangaha burya ikintu cyo cyamaze kuba kikugeza amategeko ni ikintu kiba gikomeye cyane burya uzasenga Imana ntuzigere uhura n'ikintu kiguhuza n'itegeko kuko ibintu biba bibaye ibindi ni inkuru ije nyuma y'inkuru zose zavuzwe ni inkuru ije nyuma rwose y'inkuru zindi ndetse n'abantu batiyumvishaga ko biza kuba biri bugende ukunguku na masaha ubungubu tuvugana tumaze kuba tugera isaa 2 hafi zirenzeho iminota ni hafi 50 z'ijoro nibwo ndimo nkora iyi nkuru urumva ko byanze bikunze mu kanya gake cyane nibwo tumaze kuba twumva amakuru ubwo hari sanga hera kandi isaha kuko ndakeka ko yari masaha y'umugoroba nibwo bwari burimo bwira nyine izi nkuru nibwo zagiye zisohoka zigenda zisa nkaho zishorena ni inkuru akenshi cyane zatangiye gukwirakwira isaa 10:49 nibwo zatangiye gukwirakwira ku gitangazamakuru cya mbere niho iyo nkuru naje kuba bitanyibona baravuga bati Rwanda FDA yatamaze kuba yatangaza ko yafunze inganda 8 zikora ibinyobwa bisembuye zirimo Ingufu Gin Limited na NBG Limited ndetse itegeka ko ibicuruzwa byazo bikurwa ku isoko abaturage basabwe guhagarika gukoresha ibicuruzwa mu gihe abakwirakwiza n'abacuruza basabwe kubahiriza amabwiriza n'amabwiriza mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage. Mu kanya rero hari ibindi bintu mbonye mitamvuga nti byanze bikunze banyarwanda burya bya bintu ntago bigize bite ntago byoroshye habe na gato ndavuze ni ibintu ntago nakwihangana ndamutse nabwiye iyi nkuru abanyarwanda ndi mu ba mbere kandi namaze kuba nayibona bwa mbere byasa nkaho ari ukwirengagiza amakuru nyamara wayabonye burya kuba kirengagiza amakuru umaze kuba yabona ni ikintu cyaba gikomeye cyane navuga ko iyi nkuru ushobora kuba ari uri bamwe mu bantu ba mbere cyangwa ari urumwe mu bantu bamaze kuba bayibona bwa mbere kuko iyi nkuru nagira kwirakwira mu bantu bagiye batandukanye nanjye ndavuze nti ibintu ntabwo naza gukomeza mbyihanganira dore ko bamwe mu banyamakuru bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bagiye batandukanye batangiye kugenda bazikora bavuga bati nk'umunyamakuru Theo ukorera ikinyamakuru Ukwezi inkuru nibwo nabanje kugenda nzibona mbere yuko na Rwanda FDA iza kuba yatangaza ko yamaze kuba yafunga izi nganda inkuru nabanje kuba nayibona baravuga bati inganda zamaze kuba zagira zamaze kuba zafungwa ariko ndavuga nti wasanga imujeni impamvu batangaje aya makuru ari uko ari hanze ndavuga nti ubwo nibyo nta kundi ariko Rwanda FDA nagiye kubona mbona isohoye itangazo nabyo ndavuga nti nakundi ubwo nabibonye ariko noneho iyi nkuru yo mbonye ndavuze nti nago ari inkuru isanzwe se byaje kugenda bite kugira ngo abagabo baze kuba batabwa muri yombi mu buryo butunguranye ukunguku ibintu rwose mpite mvuga ni noneho izi nkuru nukuzitondera tukazigendamo gake cyane kuko ibintu ntabwo byoroshye ariko nanone twavuga tuti nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe yari yarebye aravuga ati ibi bintu ntabwo ari ibintu by'u Rwanda kubona abana barimo bangirika bigeze aha ngaha dukomeza turebera turi abayobozi ntabwo
ntago byaba ari ibintu byiza cyane hagire ikintu gikorwa, kuko yari yanasabye ko ngo umuntu waba arakijijwe n'urumogi bamumuzanira akaza kuragera ate, akaza kuba yamureba rwose, ngo agomba kuzahemba uwo muntu akijijwe n'urumogi, ndetse akaza kuba yanahemba n'uwo ngo uza kuba yamuzanye, kuko cyaba ari igikorwa gikomeye cyane, kuko ntabwo yaboneka murumva ko ataboneka, kuko nta muntu ugeze ukizwa no kuba acuruza ibiyobyabwenge, nta muntu ugeze ukizwa nuko yanyweye ibiyobyabwenge. Urumva rero hagati aho ngaho hari ikiba kigomba kujya cyagera gite, hari ikiba kigomba gukorwa. Ariko abantu benshi cyane bajya bashyira mu majwi bavuga bati buriya ziriya nzoga z'ibyuma umuntu anywa kamwe ubundi agatanga inka adafite agakora iki byose, ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Rero kuri ubu hari andi makuru ari kuba yavugwa, yamaze kuba yaba ndiyandi, ndavuga nti ibi bintu ntabwo bisanzwe banyarwandakazi, ntabwo bigize biti, ntabwo bisanzwe. Nizajya mvuga ngo ikintu ntabwo gisanzwe kiba, kuko kidasanzwe kubona abantu bamara gufunga inganda zabo zigimara gufungwa, ariko hadaciye iminota myinshi cyane nkatangira kubona inkuru zivuga ko nabo baje kuba batabwa muri yombi. Urumva ko ni inkuru ziba zisa nkaho ari inkuru z'uruhererekanye, ndetse n'inkuru ushobora guhita wibazaho byinshi cyane, ugatangira kuzitekerezaho ibindi bintu bigiye bitandukanye, bigatuma ugira igitekerezo kindi ukavuga ati ese kubera iki ibi bintu biri kuba uku nguku, kubera iki izi nkuru zose zise ziza zishoreranye uku nguku, nyine ugahita wumva ni ikibazo kigize gite, ni ikibazo gikomeye cyane. Ku bantu bagiye babona poste zigiye zitandukanye z'inkuru zigiye zitandukanye, bavuga ko inganda zisaga 8 zose zafunzwe, ariko hakaza kugaragaramo iz'ibisamaki binini, harimo Rwangufu Gin Limited, ndetse hakabaho na NBG Rwanda Limited, narwo rukaba rwamaze kuba rwagera rukaba rwamaze kuba rwafunga. Ariko ukaza kubona hari n'abandi bantu batangiye kugenda bongera bavuga ko aba ba nyiri inganda bamaze kuba batabwa muri yombi, kubera ko hari abasabwe kuba bagira batya ngo bakure ibinyobwa byabo ku isoko, ariko batigeze babikurikiza. Ibi ngibi bikaza kwita bibaviramo ibintu bikomeye cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ko amakuru meza 100% inzego zishinzwe gutangaza ko zataye abantu muri yombi, yaba RIB ndetse na polisi y'u Rwanda, nta kintu zigize zivuga kuri icyo kintu cy'uko ba nyiri inganda nyuma yo gufungirwa baje kuba batabwa muri yombi. Rero niyo mpamvu ahantu ushobora kubaza kubona inkuru ivuga ko ba nyiri inganda baje kuba batabwa muri yombi, ari inkuru yo kuba wakwirinda, ndetse ntuhite uyikonfirma, kubera ko inzego zibishinzwe zamaze kuba zitangaza ko za Rwanda FDA yamaze gutangaza ko yafunze inganda, ariko izo nzego zindi zishinzwe gutangaza ko abantu batawe muri yombi ntago ziragira zite, ntago zirabitangaza. Ubwo ziramutse zibitangaje rero ubwo byaba ari byo, ariko ubu ngubu zitabitangaza ni amakuru navuga ko onge nabifata nkaho ari amakuru y'ibihuha, amakuru ari aho ngaho wenda abantu bashobora kugenda bahererekanya. Ariko nanone nitujye tubona amakuru ntitukihangane ngo tuvuge tuti niba ubonye inkuru uragenda ujye hari uceceke wenda uvuge ngo inkuru wenda abantu batangaje igihuha, ahubwo jyuza uyivuge, wenda uvuge inkuru ukwiri, uvuga ati wenda dore ibimaze gukorwa nibi, ariko ibitarakorwa cyangwa bitaratangazwa ni ngibi. Kuba umuntu yaza agahita akora inkuru ivuga ko abo bagabo bombi bamaze kuba batabwa muri yombi, ubwo ni uwitwa Gatera Norbert ndakeka niko yitwa, ndetse hakaba n'uwo witwa Samuel Ingabo. Ni hagati aho ngaho ntabwo nibuka neza izina rye, ariko nshobora kuba narireba kugira ngo nkubwire amakuru yuzuye ba nyiraho. Bamwita Samuel ni Hanabayo. Yes, Samuel ni Hanabayo, ubwo niwe bakunze kumva bita hari Kazungu. Samuel ni Hanabayo niwe bita Kazungu, noneho akaza n'uyu nguyu bamwita benshi cyane nkunze kumva bamuhimba ubwo ni Norbert. Yes, ndakeka ni Norbert. Ni Norbert ndakeka niko yitwa. Yes, bamwita Norbert Gatera. Yes, Norbert Gatera nawe bivuga ko n'ubundi yari wingirijwe n'umugore we bamwita Anita ninde. Yes, ndakeka aho ngaho ni hagati ya Anita, ndakeka aho ngaho. Yes, wenda abo ngabo nibwo twaba tuvuga ko babyubwa ko baje kuba batabwa muri yombi, ariko ayo makuru ntabwo inzego zibishinzwe zari zayemeza. Ni amakuru nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi neza ko hari amakuru ajyaze ugasanga amakuru aravuzwe, ariko ayo makuru rimwe na rimwe ugasanga ntabwo ari ukuri, kubera ko inzego zibishinzwe ntabwo ziragera zite, ntabwo zirabyemeza. Ariko inganda zo njyewe ayo ni amakuru yo nahagararaho nkavuga nti inganda zo kuba hari ibitangazamakuru binini byamaze kuba bigenda bitangaza
ayo makuru ndakeka ko na Rwanda FDA rwamaze kuba ritangaza iryo tangazo. Iryo ni itangazo ryemejwe, ariko gutabwa muri yombi kw'abo bagabo byo ntago bihari, ntago inzego zibishinzwe kitse wenda inzego zibishinzwe nizimara kubitangaza ndagaruka muri indi nkuru mvuge nibyo kuko bamaze kuba batabwa muri yombi ba nyirazo. Ariko ubu ngubu navuga ko nta makuru ahari yemejwe ko abantu bagize bate batawe muri yombi. N'ahantu nakubwiye ngo n'ahantu uri bubone iyo nkuru utarayibona ku wenda urwego rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa polisi y'u Rwanda batangaza ko abo bantu batawe muri yombi, uyifate nk'inkuru y'igihuha, ntuze kuba wahita uyemera. Ku mbuga nkoranyambaga tugomba kuzajya ducishamo tukarwanya n'izo nkuru z'ibihuha, abantu baza bagatangaza amakuru ariko inzego zibishinzwe zitaratangaza ayo makuru, kuko nakubwiye ko aribwo batangaje Theo Ukwezi TV yatangaje ko inganda zafunzwe mbere yuko Rwanda FDA iza kuba yatangaza iryo tangazo. Ariko nabwo nuko nta mwanya nari mfite ngo mbabwire ko ari iyo nkuru ari igihuha, ariko wenda ubwo Rwanda FDA yamaze ko yayemeza ndavuga ko ari inkuru, ubwo ni ukuri. Ubwo rero reka dutegereze n'ibyaba bagabo, ariko ubu ngubu akakanya nakubwira ko bikiri ibihuha n'ibizi inzego zitarabitangaza. Rero nasoza mbasaba ikintu kimwe cyane, cya kindi cy'ingenzi cyo kuba mukora no gukora subscribe, ubwo ibyaho mugaho munsi, ubundi ugahita utambika hirya gake cyane ukareba ahantu handitse like, ugahita wakora, ubundi ugahita ujya munsi ugahita wandika igitekerezo cyawe uko ubyumva ndetse nuko ubibona, ubundi tukajya tugira dute tukajya twibanira amasaha yose 24 kuri 24. Murakoze cyane, mukomeze kugenda kugira ibihe byiza aho muherereye hirya no hino ku isi.